turabasuhuje turabifuriza ibihe byiza abakunzi ba Idubu ndetse na Papa Biraso twongeye twagarutse twaje iwanyu twabatembereye mu makartier iwanyu ibiri ahijya n'aba bino hakujya n'aba bino hakuno turasuje mwese rero reka tubashimire mwebwe mukomeje kudutera inkunga mukora subscribe kuri Papa Biraso ndetse na Idubu uje kuri turabashimiye muri abantu beza ariko abatayikora muri akagara turabizi bari bazanga gukora ngo subscribe kuri Idubu ngo ntabwo ari amadubu ngo notugara muzamureka tani nico kamaze kagica rero kuko bisanzwe murabizi twarababwiye ngo tubazanira abatumirwa batandukanye bivakanwa byabaye byinshi sigaye mburi byo mvuga tubazanira abatumirwa batandukanye bo hirya no hino rero byo twababwiye n'ibyo byibi twabazaniye umutumirwa bana kugira ngo tuganire kuri 2 cyangwa 4 5 6 10 20 ibyo dushobozwa na Kristo rero ni kazi kuri Idubu ndetse na Papa Biraso TV murakoze cyane urazamura ijwi ko dufite akantu ko gufata amajwi ka gito afite intege nke cyane mbere na mbere reka wibwira abadukurikiye kugira ngo tuze kuganira noneho bamenye ngo turi kumwe nande kugira ngo twisanzuraneho murakoze cyane yego banyita Yvonne se ndibwirana gute kabanyamurenge niba uri we gaho kwivuga kandi kabanyamurenge cyangwa nivuge nyine amazina gusa y'akazi ivuge neza y'akazi nkora umva abagore b'abasirimu amazina y'akazi sha y'akazi nkora urayavuga nayo ariko mbanze nivuge kabanyamurenge nk'umuco wacu nyine sawa yego banyita Yvonne ndi umukobwa w'abagorora iwacu twari dutuye muri Byura ariko ubu nyine gaturi muri Nairobi Kasarani uri umunyabyura ni umunyabyura turayagaruka amakuru aho nkaba nshatswe mu basita abanyabibogobogo ubu nyine abayitaga Yubembe ubu nyine barahinduye ngo ni mu bibogobogo ndazavuga ngo Yubembe nkama numva nk'ikintu hano gutya kumusonga gushikira mu gituza hakika ibyo nabyo urabisubiramo impamvu zicikira mu gituza ibintu byose tugume tubibategurire nkaba nubatse mfite abana 5 n'umugabo umwe niki kwa useka ndishimye kwicarana n'umumama ufite abana 5 turabizi nyine hano hanze hari abagore benshi mu kubyara umwana umwe kuwagasheri kera Jeje kabari nyuma kamera mutuzi nyenye aratuje nokuri kameramene nareke kudusakuza nokuri hanze hari abagore azabyara umwana umwe kuwagaca kera ngo arifungishije agace kazakabyara umwana umwe agace kagirigirimo iyo kariraririye rikaba intuzi ihuri nuko birangiye kaba kabaye ingomba niyo kabya niba ari ukubyara gutura se no kugira we uguturaga kagice ko rakageze kanabi ko turaga kaza gaturaga kari mu biguruka iyo gaturaze nako n'umwana umwe agasheri nako n'umwe aho twari tubikoye ni ku bagore bamwe bino abagore bino bamenye ikizungu ngo ni igisirimu ngo ataki stress ntashaka stress ngo bana ni stress ngo ubuzima bwaranze ngo bigatuma byara umwana umwe kuwagaca nuko bakaba baza bankurikirana kuri channel ya Mukiranutse and Yvonne Family TV abantu babimenyereye naho mwo dusanga cyo niba ari igitaramo kimwe cyo gukora apana bya bitaramo byo kuduhangika hari ibitaramo cabera hari ibitaramo bimwe nza mbona nkaha no kuri cy'abanyamubiri ukabimenya gute ko ari abanyamubiri nyine hari akantu umuntu akora guke kavuga ati ahanda mwuka warurimo ariko akoresha imitsi n'amagufwa n'amaraso twumva izina ni ryo mu ndetse na Yvonne nuko ni umumama ufite abana 5 ndetse ngo n'umugabo umwe sinzi niba
harugira babiri cyane barahari bagenda binjiza abandi barahaba nabo barahaba umugore uzi umugabo ya umugore ufite umugore ufite umugabo umwe ya tawe ingereka ngira tawe ariko hari amakuru turimo kumva ko hano muri Nairobi nari ngiye abo sije navuze ko ngira umugabo umwe abo sije abo muzamwumva sije nurakoze kandi cyane ko bidusobanuriye ko uri umugore ufite umugabo umwe cyane hariho nyine bamwe cyangwa ufite amakuru ko hari uwundi waba warambonanye nawe urasa nk'umuntu eje birantunguye saza kiriho abagore bagifite umugabo umwe waruzi abagore bafite abagabo benshi umugore kamuzaga afite umugabo wa n'akazi rimwe wa n'akabiri wa n'agatatu kugeza niyi afite n'umugabo wo gusohokana kwa gatandatu hariho abagabo bamutumba hakaba abagabo bamangaze hariho abo gukorana n'abagabo bo kujana ahantu mu mashere ayashye twebwe tugira umwe nukuri turabibashimiye kandi tunashishikariza abagore guhitamo umugabo umwe mureke kuzana inyagihuru bana kuzana abo kwinjirana nabo gusohokana nabo aho kujana ku isoko ngo mfite ngo umugabo wo kujana nawe kwa kibanda n'abandi bo kubatwaza amasaka ngo mfite undi ngo nawe uzutwaza agasaka ngo tugiye gusenga ngo mfite uzo ninde wabarose ariko mu byukuri ibyo bintu tuvuze gabogira n'ugwenye nubwo turiko duseka hariho abagore bagiye amatambi nyine bayobotse bareke turababujije ni umugore wa pasiteri oya evangeliste tabundi muka pasiteri umugabo ni evangeliste nawe cyane arino ayita ora hari Kigali kunteye ubwoba yagiye mu ivugabutumwa ariko azogaruka ejo bundi yagiye mu murimo w'Imana ariko sinarizi kuri yari we mugabo wawe wamumenye se namumenye kintu uriya rero mwese kuri ngo mukunga kabisa aza bishobora cyane ko evangeliste ko nabo ngo bitameze neza ara bimeze neza kabisa bimeze neza niki wumvise ku evangeliste kuri nkaye badafite nyine si bose ariko ngo bamwe muri bo ni kwa kundi bavuze ngo tubwa ku mitima bavuze ngo umutwa ngo azanye mu ruzi ngo agatukisha bose kayobrenge namwe murakavya mugakina ni ukuvuga ngo umwe aza akora akantu bakabyitirira bose evangeliste umwe niba hari akabazo yagize bamabyitirira abandi bose ariko bose siko baba bameze kandi umenye ko urumva izina rya evangeliste urumva icyo dusobanurira none siko wowe tutiwize evangeliste numuvugabutumwa ifashiriga ni umuntu uvuga ubutumwa ganaje no butanga kandi nawe utibagije yuko umuntu uvuga ubutumwa ni ukuvuga ngo satani nawe ni hahandi azafatira uyu uvuga ubutumwa reka mugeragereze muri ibi ngibi akora sibyo kugira ngo asebe satani gize ikenera ngo kubona asebe mpamvu zo wumva rero evangeliste umwe agize ateshutseho gato bagatuka bose satani gane hagikunda hajya muri kakavuyo nyine amayinjirira ngaho bakunda birashushe nawe birashushe nyine hajya birashushe nihikunda kugira ngo ibasebye ijambo ry'Imana ribane namwe n'urivuze nuko hanze ukuri urumva evangeliste akoze amanyanga cyangwa bigendera mu bagabo bose ngo baratukwa bose umukobwa umwe ngo wazanye mu ruzi gabagatuka bose wa mukobwa mwabakobwa muze mukora amanyanga none bareke kuzabatukisha none siko ni umugani abantu bose barawuzi n'umukobwa iyo bigenje uko niko bize bigenda abakobwa bari gito bakamatuka abakobwa bose bo mu muhana kandi ari umwe wabikoze nimba nyazanika yitumye mu ruzi akavuga ngo abakobwa bo muri quartier bose bakasarani bose tuvuge ngo abakobwa bahara kujya kasara hariya umoje niba nyazanika yitumye mu ruzi muri iriya sibo gimana ngo abakobwa bamoje baza bitumye bose bakama batuka ariko iyo abikoze kuragira ngo iyo bavuze kuriya tibaba barabonye umwe
baba barabonye umwe bagatuka bose kuragira ngo mwiyeshe kuko baba bazavuga ngo umukobwa none se umukobwa bomenya kuragira ngo wundi nyine wasebye ibyo wagaragaye niyo wabise umukobwa ariko kuragira ngo aho evangeliste aje gukorera ibyo ayo manyanga akagaragara kuriya ibintu biba byarakomeye kuva kitambo no mu bana si bose n'aha ngaho no mu buzima busanzwe abantu baratandukanye cyane ariko tugiye noneho mu bya mwuka nubwo bigoye kubirangiza kubirangizamo abenshi tuba tubona batagize oya ntimukaza murangiriza abantu inyuma none se reka tuganire ngo umenye ikimuri imbere mu mutima reka tuganire mama evangeliste telefone ko karandusha urabona umuntu ni mugari ni nawe ku mugabo wawe takuzi wewe wese aranzi takuzi hari ibintu bimuzi uzuko wabikora gute ukamumubera mushi aha tugeze aranzi umugabo azaza atangira kumenya umugore wiwe abyaye urubyaro rwa 5 aba muzi wese mwabagore mwe rero reka mbabwire ubundi nari nacecetse mutega amatwi ako se niba ari ukoga bakibyara ubwa mbere ubwa kabiri abakicishishe nk'amabanda bwa gatatu iyo ubonyegeje ubwa 5 uko ikintu kibayeho mugi ingo zimwe zigiye gusaza cyangwa bagiye gupfa batamenyanye pe kubera kutabyara umwana wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatatu niba ari aho ngaho umuntu azabenyanira n'undi ubyara umwana wa mbere cyagiye iyo mukiri mu ndowa timwa mukundanye za sheri za shushu siko biba bimeze zaba mukaje ese ni baby ngo ni baby none azamba magara naka gakobwa kanifite agahungu kaje gatoya ngo be kakana kakita none naje neza kwita nk'ubiti wakabwa we nije bahamagaye nije nyoko hamagaye uzahoroha nije ga baby nawe wendagwe ngo baby byose naturi mu kurwanira n'abana basukari turi mu kuri pacha ni ukuri abagabo mureke kurwanira amazina y'abana hoya none warukunto bagore basabira akaza niba madama mbwiye ngo baby nanga kwitaba nagiraga none akampamagara tugasiganaga n'umwana twamushize mu rujijo none nyina akaba ari ubwo yamagira imitura kirakaza ngo naze kwitaba ngo baby ifo bintu mu byukuri biratuje nyino cyane aya muzamwitaba nico gihe tugezemo nibihe ngo ni baby ngo shu twebwe kandi twigeze twitaba abagabo bacu ba baby bashu koje umugabo no mwita shukurana agaciro afite akanganya na shu no hari abantu mwita shupi hariho abantu bo nyine bene wacu muva runo rurimo ariko batagumva neza batazi agaciro hatazi icyo bita shu ko ofasha tukabesifika shu ni cabbage hari abandi batayiziga muri cabbage yewe bayizimuke ese twita gute muri Kongo bakazayita gute ni shu nyine ni shu uveke na amashu iyo uvuze ngo shu ariko iyo bavuze ngo amashu babigira nko mu Kinyamurenge nuvuga ngo ishu mu Giswahili bifite ikindi gisobanuro shu ni yindi bazashira mu bishimbo cyangwa mu bitoki kabantu aho bakayiteka yonyine cyangwa bakayiteka yonyine ni yindi y'abanyakenya ni yindi bazakatira muri kacumbari kera ruguru bakaza bayiteka ikamigira umweta w'umweru bafite no warukumbaza rero ukunta rumweru bakayikuta mu kigazi yaho kamigira umwita noneho wayisangaga yahoze umwita wayo kwaza usanga hamwe haratukuraga hari kigazi handi hari utuzi murabona sinzi ko rwabona no pantaro yanje aha gacikamwe akantu murebe nkuko ahanga akaba umweru aha kabikire ahanga akaba kantu gatukura ahandi hakabutuzi niba bashizemo udutunguru ugasanga gatunguru wabona amata y'ikivuguto yacitse yatitse niko yatitse niko ishu yakazimera yakonje numara ufate mugabo wawe ikigabo nibacita ngo shuma wa muhera mugabo wanje ntabwo no mwita shu kabisa ibyo ngibyo nje ndabihakanye ko ndiko umugabo wawe afite umugore ugize ba none se erega tugomba kubaha agaciro erega na Bibiliya bivuga
tububahe ese siko zivuga bwira abagenzi bawe none turi mu Rwanda iyo basezeranya bari mu kugira gute tebara gusezeranya tubuzuza mu mata turi mu kubibona ngo tuzana kugeza ngo dupfuye gace kabiri kangahe ngo unyantonisha kubise Sankara ni iki kera bapfuye iki mwapfuye ngo hari abapfuye imbeba gusa itambutse mu nzu ngo bama bagwana barafatana ngo umwe iturutse aha indi ngo iturutse aha bama bagwana barafatana imbeba mu nzu imwe ibacaho gutya umugabo ati turutse aha umugore ati turutse aha bama bafatana ni gute utica imbeba bama bafatana urareka imbeba ikagucaho undi ati nawe kubera kuri kuyireka none rero ni ukuvuga ngo iyo umugore abyaye rimwe hari akantu kamwe amenyaho umugabo kuko muba mubanye mu buzima nyine mukundanye mugikundanye nta mwana mufite mwabyara umwana umwe hari akantu kamwe uzi umenyaho umugabo utari umuziho n'umugore akamenya gutyo sibyo n'umugabo akahita amenya umugore we akantu atari amuzi yabyara uwa kabiri hakaba kandi kiyongeraho utari umuziho yabyara uwa gatatu hakaba kandi kiyongeraho yageze uwa kane uwa gatanu akama mumenya mugomba kubageza yewe bibiri yaravuze ngo tubyare twororoke dukwirisa uzi mu rugo ukuntu tungana iwacu ariko tuvugishije ukuri ese ko nkawe woshigikira ngo abantu bareke kubyara kandi n'ukuntu abana bacu babashirira ruguru ese iyo tutabyara iyo ba mama batabyara kuri iyi saha ni bande baba bagwanirira kiriya gihugu twese noneho twibaze nose ko abana batoye ubu nyine aribo bagiye kugwaniriye ese iyo tuvuze yenda mama yabyaye abana 8 sibyo turabarusha yabyaye abana 8 mabuko abyara 12 tubarusha umwe kwa nyakoboko ni ukuvuga ngo bano bane ni ukuvuga ngo iyo mukecuru aboneza urubyaro uje urahaga nta n'umugabo mba mfite kuboneza hari ukuntu abantu bo muri Kongo batumva ngo kuboneza ni kwifungisha gufungira abantu mu nda niyagereza makara yo mu nda makara kubafungirana ni ukuvuga ngo ese bazavuga ni batatu iyo uboneje urubyaro ni batatu gusa cyangwa ni babiri kuboneza urubyaro iyo bavuze nyine abo umuntu ngo abushoboye kurera n'umwe cyangwa babiri cyangwa batatu iyo wageje batatu uba nukuba warangije ni ukuvuga mabwe imfura ye n'umukurikira barapfuye abo batatu sibyo kuri data bukwe bose barapfuye oya hapfuye babiri umwe niwe uhari n'umudamu yarashatswe abo babiri sibyo ni ukuvuga ngo baba bakurikiye bose barimo n'umugabo wanje ntabo baba bahari ibaze rero suko aho kandi aba ngaba bapfuye abana babo nibo bagiye gutabara barabyaye basiga abana babo baje gutabara kurumva ese none ko mwavuga ngo tugende abantu bari mu kuvuga twifungishe tugire gute ngo turananiwe umukobwa yabya je none hari n'agakuru kamwe numvishe numva ndatangaye umukobwa yabwiye umuhungu bakundanye basohoye ngo save the date kandi ako kantu karambabaje rwa rwandiko muri mu kubona umukobwa n'umuhungu save the date aramubwira ngo nzifungisha imyaka 3 mbone ko byara umwana wa mbere kandi arahijya atabumva muvugo akunze uko maze jewe ndabitegera mu matwi n'ubu kugeza n'ubu ndacagisubiramo uwo mukobwa kweri ni muzima ni mutaraga ni muzima ati nzi gufuza imyaka 3 duto urufunguzo tekeza imyaka 3 ariko akora iki babana n'umugabo bari babitana basheri bashusho hari abantu bamwe bapfuye none se ngibyo ese nitubikora gutyo twese abakobwa baba bashaka ubunyine niba bikora gutyo n'abahungu nibande bazotabara igihugu ntibande ko igihugu cyacu cabaye nabi cyabaye mushi n'abantu babaye imishiri none mureke ingeso z'ingo nyango na muzare kugira ngo abana bacu ni ukuga jewe ukuwasanga muri abantu unze harimo ba president bazoyobora abanga abantu wasirikana nabonye umwe azashika neza mukubita rya general nakuri nuko kabisa tugana ku musozo reka dusoze ikiganiro cacu yuko ntitwabwira abantu ntibazabumva
tuzobagira gute ariko tuzoreka kuvuga hoye ari woceceka se tuzaga tuvuga uwumvaga azumva ariko hari akantu n'ufishe ngo akana k'akanyabwenge cyagiye habaye jamu gutya imodoka zagonganye abanyine imodoka ariko hashwaniriye nibwo kazaga profita kakaba gasinzira umuhanda uko umunyabwenge ari cyo ashamuyemwe muri bituvuze ijambo ry'Imana ribane namwe natwe turi babwira nuko namwe mubivuze natwe tubivuze nuko avuze ijambo ry'Imana wagerageje ariko nyine reka ngaruke noneho hasava muzi kuri GB Magic nuko muzi kweli temuri ko mubona ko hari akantu kabuze none se wowe uri kumwe n'umubyeyi nibyo ndikunja kuvuga temuri ko hari ukuntu nafatiriwe cyane nuko yabje afite abana batanu nabo bana ariko uzibeshewe ufite babiri wari nyegere maze nzagusesereze wari wica inzara n'urwembe ukisesereza wanyuzamugira gutya nzakubera urwembe nuko tugana ku musozo gira ijambo rimwe ugenera abagore bariko bifungisha n'abagabo ngo bari mu kwifungisha ariko izina rya Yesu naho mugeze nukuri kw'Imana numvisha umugabo umwe ariko abivuga n'abagabo bakenyeje nabo numvishije ngo hari umutsi bari mu kuzirikana tuzi urekere kamera hamwe wari umutsi bari mu kuzirika nk'aha gutya nk'aho inyuma y'intebe ni ukuri kw'Imana abantu badukurikiranye abantu inshuti zacu babandi bazatubona buri munsi ku manywa saa sita nijoro nyabona turabasabye twifunguze mureke abantu tuzare twororoke iyo tutabyara ngo twororoke iyo ba mama batazara ngo bororoke ibaze wowe wifungishije iyo nyoko ifungisha utaravuka ubunye bamwe nkanje njende wa kane mwacu simba ndiho kera uko ngo njemba naratakaye kera cheta amakuru ndana amakuru yo kubaho je narinze ubona jere yondi umugabo wanje ga no wa munani iwe gate pi tabariho abantu baba batariho wa nukuvuga ngo mureke abantu abana baje kwisi bororoke bahumeke n'abahungu bajinze yayawe ndetse n'abakobwa kandi ko muratindira abana kuja ku ishuri kandi muri mu kuvuga ngo abakobwa ugasanga umuntu yabyaye abakobwa ukamusanga nk'umugabo wawe arasa nk'ubintu ntukintu abakobwa ubunyine ni baba bakiza imiryango Madame nimugone ukunda ari mukujana akakobwa kanje kurambara ibishiriza umwana oyaye ureka murere neza umwana w'umukobwa kabisa ari umuntu wamwe bashaka kuzabona umugore waje n'abana ejo sabana agakobwa kanje k'imfura ndetse n'ura musaza by the way madame agiye kubyara muzaze tuzaze ko ese ni baby shower hajya tuzaze kumukorera baby shower yasaranye ngo dukore baby shower bayikore numara muzifotoze gakwa kundi kw'abanyamugiguza umufata indaga ariko mana yaje bira bintu tuzabigarukaho n'ukuri nzaza kureba tubigarukeho yuko dukomeje kumigwe wa mwijuru ho barahumiwe ahananiza twebwe twumigwa aho urumvaga Imana yarumiwe kandi yewe hari umuntu wavuze umwe abavuga ngo mwijuru ngo hazaba gutangara nukumigwa gusa hazaba mwijuru umunsi tuzaseruka waseruka ukicara nkaha ugasanga ntuze yicaye hano mu nigantama juru we mwijuru no gutangara mwijuru wazoba gutangara ndetse bamwe bazogwana ko uzabibona bari abana bapfiriye muri ba nyina bari abafunzwe bafungiye mu bazoza bafima ba nyina umwana azoza mbona ukuntu isi yari imeze warankoshe mama warankoshe sanga haye nyina makofi nuko tugana ku musozo reka tugushimire kuba wabasha kudeza umwanya wawe ngo tubiganireho tugire icyo dutamikana abantu nubwo hariho bamatwi mabi batazabumva abantu baba bacanganye ibintu byahose tagize uti sinatukanye nifashe warangiza utavuze iri nifashe timuri kubona ko ndako nisheganya mbere ubundi nzavuga ndi kugira guke ariko nifashe reka tubashimire mwebwe mwabasha kubana natwe akorera kuri channel yitwa ngo iki Mukiranutse and Yvonne Family TV mugende ni Mukiranutse and Yvonne TV mugende muzamwumva kandi subscribe
tuzatwumvikana je nanga kubabembereza muri bato se ntabwo ari impinja ti muri impinja ndore nta rutoki izi ntoki ko ari zitanu zose zoyikora uko akakokanda hari umwe wavuze ngo kugira ngo akande ngo subscribe ngo kuri channel ya Mukiranutse ahubwo azocike runo rutoki imana gasinyo ko wanyu papa uko gayo narusha imana se kuragira ngo uzayiri kwicano ngo yiro igidura ye yo kwamita umwana wo mu myaka inyakamara ujya amenye urugaki hakika ibaze nuko umuntu ufite akabuka ku mutima mu ijuru ngo wanda kibazahegera ufite kama kasi ku mutima numa umve ko se kugira gutu ibaze kuri cyane ifite reka tureke kusha ku gihumbi cyane ifite abantu 500 uko kuragira ngo sabu yawe imwe wewe niyo yatuma abantu badatera imbere imana sinyokorome ushaka wayikanda reka tubashimire nakagaruka ibiganiro zacu nakagaruka murakoze